yari mwene Ahazi. Hazi y'umuye yakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, yanga kumvira Imana. Umuhungu wa Hezekiya igihe kigeze nawe yakira ingoma y'Haleluya. Amajije gufata ingoma y'ubwami araza ahindura byose yakoze. Dukeneye guhindura gakondo tukava mu bigirwamana by'iwacu, tugakorera Imana ikora ivuga, tugakorera Imana yubaka, tukabara, tugakorera Imana ikura ku cyaro. Yesu bifite n'ibihamya byacu kandi ababikoze bose bagihari. Iyo avuze mbere ari nayo igaruka yongera ivuge. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Bagihari. Hanyuma umusomyi mwiza afata Bibiliya duhanurire mu ijambo ry'Imana dutahe. Ubundi Yesu nawe yabivuze agahe gato ahita yigendera, nibiba ngombwa tuzagaruka. Hari icyo bitwaye se? Ntacyo. Uyu munsi nari kujya ku ishuri ariko narisibye, natse uruhushya ariko ku ishuri deregiteri. Naje muri kaminuza, naje kuminuza. Umusomyi mwiza nangire mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 38. Ibice 38 ahere ku murongo wa mbere ageze ku wa 7, ubundi hasigaye imiti senga ntaye. Ahere ku murongo wa mbere. Yesaya Katarige muremyi w'amasaha se. ni hahandi. Yahandi. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 38. Yego. Umurongo wa mbere aravuze ngo itire aravuze ngo Hezekiya yongererwa. Hezekiya yongererwa imyaka yo kubaho. Muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye ugiye kwigendera. Kabiri nuko Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka we umunsi wibuka ko uyu munsi wibuka uyu munsi Imana yibuke. Aha komeza ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe, n'umutima utunganye we gakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane. Kane maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti subirayo ubwire Hezekiya uti Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi. Hanyuma Imana igaruke cyangwa ibyihorere. Imana igaruke mama, igaruke kuko n'igihe kenshi wategereje. Imana igaruke ku buzima bwawe kandi yabuze cyane ariyo yongera kugaruka ikirumvishe, ariyo yongera kumva iyo kuvugana nawe, ariyo yongera kuvugana nawe. Igero ry'umuntu ituma n'impanuka y'umubiri yawe birize ku buzima bwawe. Imana ivugane nawe. Gira hepfo kuri karindwi, usoma karindwi, usome karindwi gusa. Karindwi. Iki nicyo kimenyetso Uwiteka aguhaye gihamya yuko Uwiteka azasohoza icyo avuze. Dore nzahera aho igicucu kirekera ku ntambwe z'urugerero rwa Ahazi, ngisubizanyeyo n'izuba intambwe 10. Nuko izuba rihera aho ryari rigeze rirarenga irekereraho. Ibindi ndabivuga mwanya w'intambwe 10 z'urugero. Irekereraho ngaho, ibisigaye kubivuga mu mutwe kuko ibi ni ibintu data yaduhaye. Nimba yabiduhaye tugomba
tugomba kubigabura. Nitunabigabura rero umuntu aragira bon appetit, enjoy. Nubango nyine nuko iyo uri kumeza igite kugira appetit, iyo ufite shera kakukuya jamunda kubwira abantu ngo kuri gitanu cyawe byatuma urukundo rwongera rukiyongera. Ariko uyu munsi wa none icyo ngiye kukubwira, iyo avuganye nawe iguha igisubizo gifite ibihamya kandi kivugira mu izina rya Yesu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Haleluya. Hanyuma uyu Hezekiya yari mwene Ahazi. Ahazi uyu nguyu yari umwami wa Isiraheli, yakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, yanga kumvira Imana, yimika ibigirwamana. Umuhungu wa Hezekiya igihe kigeze nawe yakira ingoma y'ubwami. Haleluya. Amajije gufata ingoma y'ubwami, araza ahindura byose yakoze. Dukeneye guhindura gakondo zacu, tukava mu bigirwamana by'iwacu, tugakorera Imana ikora, tugakorera Imana ivuga, tugakorera Imana yubaka, tugakorera Imana itabara, tugakorera Imana ikura ku cyaro. Hanyuma ngo Hezekiya ngo ageze ku ngoma, afata ibigirwamana se yari yarubatse, arangije arabimenagura, abikubita hasi, hasigara Imana ya Isiraheli yari yarimuwe muri Isiraheli. Arangije ako kanya haboneka Imana ikwiye gusenga, arangije ahimba Imana y'Abisiraheli, Imana ishoboye byose irinda ingoma. Hari Imana y'iby'ingoma ku buzima bwawe, hari Imana ayiwe hari Imana y'ingoma. Ngo Hezekiya amanine gukora ibyo Uwiteka yishimira, ahura n'akaga k'uburwayi, kuko nawe ushobora kuburwayi. Ariko Mana we, witegereje Abanyegiputa maze urabatungura, urabitegereza bacikamo igikuba, urongera urabahindukirira ukuri nziga ku magara yabo. Warengeraga Abisiraheli bakuye mu maboko ya Farawo, wabambukije inyanja itukura, kuko uhereye kera uri Imana itaneshwa. Turakwemera. Ariko Mana we, ariko abantu bemera umwami. Haleluya. Umuntu wumva yemera umwami w'amahoro. Hanyuma ngo Hezekiya yatakwa n'uburwayi, uwacu yashimye Imana mu kanya, abamuwanyu yari ari muri koma, we ntabwo iyo koma yayinjiyemo. Shokoza yararwaye aranaremba, ngo arwara indwara ikomeye, ari n'umwami itamwemerera no kujya muri rubanda. Muri make y'abashumba, muri make yahise arwara indwara bita kanseri. Ngira agenda imufata ku kintu bise akaguru, arwara igisebe cy'umufunzo. Hahandi yagendaga anukira abantu, ahitamo kwibera mu rugo. Ngo hanyuma ijwi ry'Uwiteka Imana riramusanga umuhanuzi w'Imana, risanga Yesaya. Haleluya. Ngo rimusanga mu murwa, reka kubwira rindirira mu murwa. Mukanya agiye gusenga, ngo rimusanga mu murwa, riramubwira ngo mba Yesaya, genda ubwire umugaragu wanjye Hezekiya ko ngewe mbona igihe kirangiye. Hari igihe nawe bigucanga ukabona iminsi yakwikaragiyeho. Mama, ntumbeshe. Hari igihe uburwayi buza mu rugo ukavuga ngo ibyanjye birarangiye. Hari n'igihe no mu mashuri abana byanga, ukavuga ngo ahari ni karande. Oya, ntabwo ari karande, ni umwanzi waje kukugerageza.
icyamuzanye arangira arahaguruka arigendera nta feza yigeze akuraho icyo Hezekiya yakoze nta kindi ngo yibutse imirimo y'Imana yibuka ibitangaza yamukoresheje yibuka imirimo yakoze ngo arangira arahindukira guhindukira no guca bugufiya ngo atanga umutima umenetse imbere y'Imana ngo arangira aca bugufiya abwira Imana haleluya arayibwira ngo Uwiteka we wibuke ko najyaga ngendera imbere yawe ntunganye wibuke ko nageze ku ngoma ndi muri Isiraheli nkasanga umwami data yasize ibigirwamana njyewe ndangije rekavuge uyu munsi turamenya ibigirwamana haleluya warangije we bakimara kwibuka ngo iyi Mana dukore iyi Mana twakurikiye ntabwo ijya yibagirwa imirimo y'umuntu imirimo twakoranye ukundi irayibuka ngo irangije yibuka imirimo ngo yumva Hezekiya afite ingingo yo kumurengera reka mubaze mama impamvu tuze ku musozi kuko nta ngingo ikurengera ufite ariko muri uyu mugoroba tugiye gushaka ingingo iturengera muri uyu mugoroba tugiye gushaka ingingo igira gute turengera none se reka nkubwire Satani nagutera ubwoba uzamubwire ngo mu minsi yashize na mama ajya gushaka wari wamubwiye ko atazigera ashaka yambara agatimba igihano yambara agatimba uragira uvuze ngo nubwo ashatse ntazigera atwita antwita uhari honesta rabbi for them anyambika agatimba arangije mama arangita umurozi araza arazirika nureba neza uzasanga waravutse amashasha amanjije guhita Imana izana iterambere ryo muri karitsiye ikura aho bagushyize ikivumu bakumanitsemo imashini zisigaye zikiranuye haleluya data wa twese amasaha ni mabi tugiye gusenga ngo maze yibutse imirimo Imana yumva gusenga kwa Hezekiya ngo Yesaya yari yitahiye birashoboka ko nawe aguhanuriye yigendeye hari ijwi ngiyi inkuru y'urugendo rw'abana b'Isiraheli urugendo Imana yatangije ikaba
vanese utazi tuza muzatwakira kare ubundi dusige tukubona agashaka kuko Imana yemeye kudukoresha natwe tubikoresha byayo